None turi kwa 23 Mata turahimbaza abatagatifu Joriji, Fortunati na Adalbert. Niko nanjye Dani iyo ni Lumen TV. Reka tuve ku mateka ya mutagatifu Joriji wahowe Imana. Joriji yavukiye i Mazaka mu ntara ya Kapadosiya muri Turukiya y'ubu. Umuryango w'abakire bari mu rugero, avuka hagati ya 225 na 280. Se witwaga Jonitius wari uwo mu mfura zo muri Armenia, yaje kuba i Kapadosiya mu ngabo z'Abanyaroma. Nyina witwaga Parikoriniya yari yaravukiye muri Palestina, nayo ikaba yari intara y'Abanyaroma. Akivuka byagaragaye ko yari afite amagara make, nuko se yiyemeza kumubatirisha. Joriji agejeje imyaka 10, se yaguye ku rugamba. Nyina Parikoriniyo asubira muri Yudeya, atura mu karere ka Lida kitwaga Diospolis, ubu hakaba hitwa Lodi. Kuba se wa Joriji yari umusirikare w'ikirangirire byatumye Joriji ashobora kwiga amashuri meza. Agejeje imyaka 15 yagiye i Nicomedia, ahageze agira umwe mu ngabo z'Abanyaroma, nuko ajya kwiyereka umwami Diocletian, umunamo ishusho ya se bari barasangiye ubutwari ku rugamba hambere. Nuko umwami amugira umutware w'ingabo zihariye zirinda umwami, zirwanira ku mafarasi. Hakurikijwe ukuntu yari azi iby'urugamba, hakurikizwa n'inkomoko ya nyina, yashyizwe mu rwego rw'abasirikare bakuru cyane bagomba gushyirwa ahantu hari abaturage bakunze kwigomeka ku mwami. Ashingwa gukemura amakimbirane yakundaga kuvuka hagati y'umwami n'uturere dutandukanye two muri ubwo bwami. Muri icyo gihe umwe mu batware bakomeye b'umwami witwaga Magizanse yumvisha umwami Diocletian ko agomba gutoteza abakristu hose mu bwami, agategeka abayobozi bose gusenga ikigirwamana cy'izuba. Ku itariki 24 Gashyantare muri 303 umwami yatanze itegeko ryo gusenya za kiliziya z'abakristu no gutoteza mbere na mbere abayobozi ba kiliziya uhereye ku episkopi. Kiliziya mbere yasenywe ni Komedia, ibitabo bya misa biratwikwa, abakristu bamburwa ubwenegihugu. Joriji agerageza kubuza umwami gukora iryo toteza bibi by'ubusa, nuko araza asubiza umwami inkota yari afite nk'ikimenyetso cy'uko yeguye ku mirimo ya gisirikare, nuko ava i Nicomedia asubira mu mujyi we kavukire. Araza ageze i Mazaka asanga nyina wari urembye, maze nyina yishimira icyemezo Joriji yafashe. Nyina amaze gupfa, Joriji afata umutungo we bwite awugabanya abakene, atangira umugambi wo kujya i Yerusalemu gusura ahantu Yezu Kristo yanyuze mu nzira y'umusaraba. Ariko kubera itotezwa ryari rikabije, ahagarika umugambi asubira i Nicomedia. Igihe yari ari muri urwo rugendo, anyura i Lida, asinya agatsiko k'abajura b'Abaperisi kari kayobowe n'uwitaga Kiyoka Kinini. Uwo Kiyoka yabaga yihishe mu gishanga hamwe n'ingabo ze, akica ingabo zose zabaga zimugabweho. Birangira ategetse ako karere kumuha ituro ry'intama 2 buri munsi, cyangwa kumuha umucakara igihe yabaga amukeneye. Joriji ahageze asaba gusa ko abaturage bemera kuba abakristu, maze akabakiza uwo Kiyoka Kinini. Nuko Joriji agira atya, ajya guhiga uwo mugabo witwaga Kiyoka, amutega icumu arapfa. Ingabo ze zifatwa mpiri, maze ako karere gasurana agahenge. Ageze i Nicomedia asura abakristu bari bafunzwe. Diocletian amutumaho ibwami, amubuza gukora ibikorwa by'ubukristu, amutegeka gusubira mu gisirikare. Mu nzira avuye ibwami asenya icyapa cyategekaga abantu gusenga ikigirwamana cyitwaga Apoloni. Nuko kubera iyo mpamvu arafatwa, agirirwa nabi cyane, bagerageza kumwica bamuteye amacumu mu nda, ariko kubw'igitangaza ntiyapfa. Ahubwo ibyo bituma ab'ibwami bakomeye bamwe bahinduka abakristu, barimo Priska, ahandi avuga ko yitwaga Alexandra, umugore w'umwami. Abaguverineri b'Iburasirazuba barimo witwaga Anatole na Protore, hamwe n'umurinzi w'uburoko yari afungiwemo. Alexandra we ntibahise bamwica, bamusabye kuva ibwami, naho Anatole na Protore bacibwa imitwe. Kugira ngo hatagira uwo Joriji yongera guhindura umukristu, bamucira urubanza rwo gupfa, nuko acibwa umutwe ku wa 5 tariki 23 Mata muri 303 afite imyaka 22. Abakristo baza guhishwa, batwara umurambo we bawushyingura i Lida. Aho ngaho rero nyuma y'itotezwa hubatswe kiliziya yamwitiriwe. Iyo kiliziya yubatswe hahandi yiciye wa mugome Nashfiri cyangwa se Kiyoka. Papa Graze wa mbere yamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu mu mwaka 494. Ubutagatifu bwe bwamamaye vuba na vuba mu bihugu by'Uburayi. Mu Bwongereza aho batangiye kumwambaza mu kinyejana cya 8. Mu gihe cyo hambere Joriji yari umutagatifu murinzi wa kiliziya y'Ubwongereza, akaba umurinzi w'abasikuti. Mutagatifu Joriji udusabire.